bezwe, abantu ni bezwe, ibyo bakora byose bezwe, uri mu bucuruzi bwawe wezwe, uri mu kazi kawe wezwe, buri kimwe cyose wezwe, waba uri gufura wezwe, icyo uzaba uri gukora cyose wezwe, kuko iki ni igihe cyo kwezwa, ntabwo ari igihe cyo kudamarara, kuko Yesu agiye gusanga abantu badamaraye. Ariko nabwira abantu ngo iki si igihe cyo kudamarara, iki ni igihe cyo kwezwa, iki ni igihe cyo gusenga by'ukuri, kuko Imana ije kureba yuko ibiri kuvugwa ari ukuri, bivugwa mu Banyarwanda ari ukuri, ibivugwa mu bana b'Imana ari ukuri, ibivugwa mu bahanuzi ko ari ukuri. Imana ije kureba isanga ubihagazemo neza, usanga uri gukora neza. Iyi minsi Imana irashaka abantu bakora neza, Imana irashaka ko dukora neza, Imana irashaka ko dukizwa, Imana irashaka ko tureba imbere tugategereza igito. Izakubaza niba warahanuye neza, izakubaza niba warabwirije neza, niba wararirimbye ukabiririmbamo neza, niba warashumbye intama ukazishumba neza. Ngo azarashaka ngo muyiharire imitima yanyu, kandi irashaka ngo mwemerere Imana ibayobore, mwere kwiyobora ibayobore. Imana itugirire neza, nimwemere ikabayobora. Ngwino Yesu aguha ubuzima, wabuze ubuzima, ngwino Yesu aguha ubuzima, wabuze icyerekezo, ngwino Yesu aguha icyerekezo, wabuze amahoro, ngwino Yesu aguha amahoro. Imana irashaka kugira ngo iguha amahoro, Imana irashaka kugira ngo ikugirire neza, Imana irashaka ngo igutabare, Imana irashaka ngo ikugwanirire. Ibyaho ngaho rero kwa Yesu niho hari amahoro, kwa Yesu niho hari ubutabazi, kwa Yesu niho hari byose, kwa Yesu. Bakunzi b'ijambo ry'Imana kandi bakunzi ibiganiro byacu, turasuje ko twifurije umugisha w'Imana, twifurije kugirwa neza n'Imana mu byo mukora byose, kugira ngo Uwiteka abagirire neza, Uwiteka Imana abarengere. Hafi na kure mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo rero, mu ntara zitandukanye, ku migabane itandukanye, mwese mwumva ururimi turi kuvuga kandi mukamukunda ijambo ry'Imana, turabasuhuje mwese, nimugubwe neza, Uwiteka Imana abishimire, kandi Uwiteka Imana abahe ibyo mwifuza mu izina rya Yesu Kristo. Niko kutuye tugezaho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Uyu munsi turi kumwe n'umubyeyi Mama Ishimwe, no tugiye kuganira muri kano kanya. Mama Ishimwe, turakwakiriye. Murakoze cyane. Meze neza? Turashimira Imana. Urakomeye? Turakomeye, buracya bukira turakomeye. Twishimiye kubana nawe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Yego, murakoze, Imana ibaho umugisha, natwe turabyishimiye. Yego, Imana ishimwe rero, kandi nawe Imana iguha umugisha kuba witanze ukaza kugira ngo tugezeho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka ngusabe ubanze usuhuza abaduteze amatwi muri kano kanya. Abaduteze amatwi turabashuje mu izina rya Yesu, Imana ibaho umugisha, kandi turabakunda mu izina rya Yesu. Natwe turagukunda mu izina rya Yesu. Gubwa neza rero, kandi Umwami Imana akwishime, nawe aguha ibyo wifuza mu izina rya Yesu. Amen. Reka twinjire mu butumwa bwacu bw'uyu munsi rero, cyangwa se mu butumwa Imana yaguhaye kuri uyu munsi. Udupfundure nako gaseke Imana yaguhaye. Turagusaba usenge Imana, numara kudusengera Imana uhamwe ku mwuka akuyobora no ugenda uko ngoko. Ni karibu. Reka dutuze dusenge Imana. Mana data wa twese, Imana yacu Elohim Adonai Sham, turagushimye wa munyembaraga we, turagushimye ko waturinze ukabana natwe, warinze ubwoko bwawe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Twongeye kugaruka imbere yawe tuvuga ubuntu bwawe, tuvuga gukomera kwawe, tuvuga imbaraga zawe, wagize neza kubwo kuturinda, izina ryawe nirishimwe. Tugiye gutambutsa ijambo ryawe rero Uwiteka, nyemerera nkubere mikoro urangurura ubwoko bwawe, kandi ibyo ngiye kuvugira aha hantu Uwiteka Imana, nyemerera nyiringabo Imana, umuntu wese uzagerageza kumva ubu butumwa buzagiraho mukura bugiraho bumugeza, ndetse uzaba afite ikibazo kizakemuke mu izina rya Yesu. Ugirire neza abantu bawe, icyubahiro
kibi cyawe. Turagushimiye wa munyembaraga we rero, bana natwe aha hantu, ntaba ari ngewe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Unyemerere ntihabeho kwihimbaza cyangwa kwishyira hejuru, ahubwo habeho guca bugufiya, izina ryawe niryamamare kandi rishyirwe hejuru. Nyemerera data wa twese mwiza rero, bana natwe muri aka kanya, turahabye imbaraga zawe kugira ngo Uwiteka udushyigikire, kandi umuntu uzagerageza kumva ubu butumwa azabona Imana, azabona impinduka, izina ryawe nirihimbazwe. Urakoze Mungu mwiza rero, ngaho dushyigikira ubane natwe muri byose, ni mu izina rya Yesu, amen. Imana yacu nishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Dushimiye Imana yaturinze ikabana natwe, namwe ikabarinda, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro, kuko hari benshi bapfuye, hari abo twumva buri munsi bapfa, ariko twebwe turiho turahumeka umwuka w'abazima. Cyo ni icyizere Imana yatugiriye, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Umuririmbyi yararirimbye ngo igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha, kandi umwami w'abazabakira ababwira ati mwakoze neza Mana yanjye, ntegeka ubu umaze w'ikara ry'umuriro Mana yanjye, ntegeka ubu ntuma mwami ubundi imbere yawe. Aleluya. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo igihe cy'isarura gishize abakozi bakoze neza ngo bazataha. Aravuga ngo kandi umwami wabo, Imana ishimwe, azabakira ababwire ngo mwagize ute, mwakoze neza. Imana ishimwe. Hano mu isi siho iwacu, tuhari tuhacumbitse, tuhari turi abashyitsi, tuzataha twigira iwacu. Habivuga neza, yavuga ngo igihe cy'isarura gishize abakozi bose bakoze neza bazataha, umwami wabo azabakira ababwire ngo nimwiyizire mwakoze iki, mwakoze neza. Imana ihabwe icyubahiro. Muri iyi minsi Imana irashaka abantu bakora neza, Imana irashaka ko dukora neza, Imana irashaka ko dukizwa, Imana irashaka ko tureba imbere tugategereza igitondo. Imana ishimwe kubera yuko tuzataha, tuzava hano mu isi siho iwacu, tuzitahira. Imana ishimwe. Rero mu bakozi bakoze neza, nawe urasabwa kuba uri mu bakozi bakoze neza, bakazitahira, ukazitahira neza, maze umwami akazakwakira akubwira ngo wakoze neza. Imana ihimbazwe kandi Imana ishyirwe hejuru. Imana yacu izaza ye guceceka, niko umwanditsi yavuze ngo Imana izaza ntabwo izaceceka. Yaravuga ngo azaza ntabwo azatinda, niko umuririmbyi yavuze ngo nkuko yabisezeranye natwe. Imana ishimwe. Muri iyi minsi abantu ntibari gushaka gukorera inyungu z'ubugingo, ahubwo bari gushaka gukorera inyungu z'ibihembo byabo, kandi ibi bihembo byabo bari gukorera bizarangira. Ariko umuririmbyi yaravuga ngo igihe cy'isarura gishize, ibyo byose bishize, abakozi bakoze neza bazagira ute, ngo bazataha. Aravuga ngo kandi umwami wabo azabakira ababwire ngo mwakoze neza. Imana yacu nishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Imana itugirire neza. Imana ituneshereze. Imana idutabare. Imana itugwanirire. Muntu urasabwa gukora neza, musore urasabwa gukora neza, muririmbyi ugakora neza, kandi umurimo wahawe n'Imana ukawukora unezerewe, ukawukora neza, kuko igihe cy'isarura nikigera mu bakozi bakoze neza bagataha, Imana izakubaza niba warahanuye neza, izakubaza niba warabwirije neza, niba wararirimbye ukabiririmbamo neza, niba warashumbye intama ukazishumba neza. Ngo azavuga ngo abakozi bakoze neza, igihe cy'isarura nigishira ngo bazataha, ngo umwami wabo bakire ababwire ngo nimwinjire kuko mwagize ute, mwakoze neza. Muri iyi minsi ndi ku ijambo rivuga ngo abantu nibezwe, abantu nibezwe, ibyo bakora byose bezwe. Uri mu bucuruzi bwawe wezwe, uri mu kazi kawe wezwe, buri kimwe cyose wezwe, waba uri gufura wezwe, icyo uzaba uri gukora cyose wezwe, kuko iki ni igihe cyo kwezwa, ntabwo ari igihe cyo kudamarara, kuko Yesu agiye gusanga abantu badamaraye. Ariko nabwira abantu ngo iki si igihe cyo kudamarara, iki ni igihe cyo kwezwa, iki ni igihe cyo gusenga by'ukuri. Kuko umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ndetse ngo n'umwana mutoya
ngo uzi gusenga Imana ngo ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Imana itugirire neza. Iki ni igihe cyo gusenga, kandi tugasenga n'iki? Tugasengana umwete, tugasengana gukiranuka, tugasengana kwezwa, kuko igihe cy'isarura nigishira abakozi bose bakoze neza bazataha, umwami azabakira ababwire ngo mwakoze neza. Imana itugirire neza. Nukore neza aho uri mu kazi kawe, ukore neza, uri mu isoko ucuruza ukore neza. Imana ije kureba yuko ibiri kuvugwa ari ukuri, bivugwa mu Banyarwanda ari ukuri, ibivugwa mu bana b'Imana ari ukuri, ibivugwa mu bahanuzi ko ari ukuri. Imana ije kureba, isanga ubihagazemo neza, usanga uri gukora neza, isange wejejwe, isanga ukijijwe. Kuko nyankunda kuvuga ngo gutunga iby'isi bidafite agakiza, bidafite ubugingo, ibyo ntacyo byaba bigize ute, ntacyo byaba bimaze. Imana itugirire neza. Rero urasabwa gukora neza, urasabwa gukizwa, ugakizwa neza utishushanya. Kuko tubonye abantu bagasenga, agafata iminsi 3 ari gusenga adahinduka, agasenga ari umusambanyi ntahinduka. Tubonye abantu basengana ubugome kandi bagakora ayo masengesho ariko ntibahinduka. Imana irashaka ko abantu bahinduka, bagasengana umwete ariko bagize ute, bakijijwe, bakareka ingeso z'ibyaha byabo, bakareka ingeso za kamere, bakareka ibi bintu birirwamo. Abantu bagasenga, ugasenga udahinduka, n'ubundi amagambo yarakunaniye, ugasenga uri umunyamagambo, ayo masengesho ntaho agera. Ugasenga uri umusinzi, ayo masengesho ntaho agera. Ugasenga uri umusambanyi, ayo masengesho ntaho agera. Imana irashaka ko duhinduka. Imana irashaka ko abantu bahinduka, abantu bagahinduka, ugakora ibintu bikunzwe n'iki? N'Imana. Imana nayo yakureba ikabona n'ukuri, ikabona uri umuntu wayo, ikabona uri umukozi wayo, pani ibintu byo kwishushanya. Nyamara igihe kirageze abantu bishushanya bigiye kugaragara, bigiye kumenyekana. Niba warasenze neza, niba warasenze by'ukuri, niba warasenze uyiryarya, abantu bari kuryarya Imana, abantu bari kubeshya Imana, abantu bari yibeshya agakiza kadahari. Kuko ijambo ryarambwiye ngo nimushyeshyengesha agakiza nzabasheshengesha iki? Amasezerano. Nusheshenga Imana ukayibeshya agakiza kadahari, nayo izakubeshya iki? Izakubeshya amasezerano, ikubwira ngo nkugiriye neza. Ariko iyo Mana ikubwira ngo ikugiriye neza, cunga neza umenye koko niba koko ikugiriye neza, koko ari ibintu bihari. Niba uri kuyibeshya rero ukayibeshya, nayo izakubeshya. Ugahanura ubeshya, nayo izakubeshya. Ukabwiriza ubeshya, nayo izakubeshya. Cunga neza urebe koko Imana y'amahoro igira neza, kandi Imana iratabara. Imana yacu nishimwe. Imana yacu rero izaza ye guceceka. Yewe munyarwanda, ba maso kandi ubere maso iki? Ubere maso ubugingo bwawe, ubere maso ubugingo bwawe ku manywa na nijoro, ubere maso ubugingo bwawe saa sita, ubere maso mu gitondo, kuko Data wa twese we agiye kuza. Imana itugirire neza. Aje kureba ko ibyo bakuvuga ari ukuri, aje kureba ko koko uhanura, ugahanurira mu kuri no mu mwuka. Aje kureba ko uhanura udaca imanza. Aje kureba ko uhanura utari umusambanyi. Aje kureba ko uhanura utari umusinzi. Aje kureba ko uhanura utabeshya. Aje kureba ko uhanura utari indyarya. Aje kureba ko uhanura utirirwa imanza zarakumaze. Aje kureba koko ibyo uri kuvuga ko ari ukuri. Imana itugirire neza. Mureke dukizwe. Nukizwe usenga ukiranuka, amasengesho yawe abemo gukiranuka, amasengesho yawe abemo ubugingo. Kuko hari abantu bari gusenga aya masengesho nyamara nta bugingo buhari. Uhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Muririmbyi yaravuze ngo itegereze neza uburyo utwaye agakiza utabuhetse ingobyi, umwana yaraheze kera. Itegereze neza uburyo uri guhanura utabuhetse ingobyi, nyamara umwana yaragize ute? Umwana yaraheze kera. Imana y'amahoro nitugirire neza. Nukizwe rero mu byo ukora byose, ukizwe mu kuririmba kwawe, ukizwe mu guhanura kwawe, ukizwe. Imana itugirire neza kandi Imana iturengere. Jambo ryarambwiye ngo mugire umwete, nimugire umwete wo kwezwa ndetse n'uwo kuba
kubana n'abantu bose amahoro, ngo kuko umuntu wese utejejwe ntabwo azabona Imana. Imana idutabare. Gira umwete wo kwezwa, gira umwete wo gukizwa, gira umwete wo kwera imbuto. Ni wera imbuto aho utuye, ni wera imbuto aho uhagaze, ni wera imbuto uri mu isoko, ni wera imbuto uri gucuruza, ni wera imbuto muri buri kimwe cyose uri gukora, kuko ijambo riravuga ngo gira umwete wo kwezwa, ubane n'abantu amahoro, ubane n'abaturanyi bawe amahoro, ubane n'ubwoko bw'Imana amahoro. Imana itugirire neza. Rero ndababwira ngo nimugire umwete, nimugire umwete wo kwezwa, mugire umwete wo gusenga, mugire umwete wo gukiranuka, mugire umwete wo kwera imbuto, mugire umwete wo kwihana, kubera ko Yesu agiye kugaruka abantu batarihana. Imana iturengere, Imana idutabare. Ahari wavuga ngo ese Yesu azagaruka ryari? Inyamara Yesu aje kureba ko ibyo bari kukuvuga ari ukuri, aje kureba yuko bavuga kuri umusambanyi utari we, aje kureba. Imana itugirire neza. Gira umwete wo kwezwa, mureke ubusinzi, nimureke ubusambanyi. Abantu bari guhanurana ibyaha, ariko Imana irashaka ko mureka ibyaha mugakizwa, mureka ibyaha mukabana n'Imana, mureka amatiku, mukareka igomwa, mukareka inzangano, mukareka guteranya, mukareka kubeshya, mukareka kubeshyera abandi, mukareka guteranya bagenzi banyu, mukareka kugambana. Imana itugirire neza. Mugasenga mukijijwe, mugasenga mukiranuka, mugasenga mubana n'Imana by'ukuri. Nimugire umwete wo kwezwa. Banyarwanda, mugire umwete wo kwezwa. Uri mu Rwanda ugira umwete wo kwezwa, ubane na bene se amahoro. Uri i Burayi ugira umwete wo kwezwa, ubane na mwene se amahoro. Uri i Burundi ugira umwete wo kwezwa, ubane na mwene se amahoro. Igihugu cyose urimo, waba uri mu Bwongereza, gira umwete wo kwezwa, ubane n'abantu bose amahoro, kuko Yesu naza ntabwo azaza mu Rwanda honyine, mu Bwongereza azagerayo, i Burayi azagerayo, mu bihugu bitandukanye azagerayo. Imana y'amahoro itugirire neza. Mugire umwete wo kwezwa rero, musengane umwete, kandi musenge mukijijwe, musenge mukiranutse, musenge mubana n'Imana. Ibyo mukora koko bibe ukuri nk'impamo mu mutima yanyu. Imana y'amahoro itugirire neza. Yesu azaza, ni ukuri azaza kandi azatabara. N'ubu bihagazemo neza, niba usengana agakiza, ukaba usengana imbuto z'umwuka wera, ukaba usenga uciye bugufi, ukabana n'Imana by'ukuri, Yesu aje kugirira abantu neza. Naho yaza guhana, ariko azaza no kugirira abantu neza. Abantu bamwubashye azaza kubagirira neza, abantu basenze by'ukuri azaza kubatabara. Imana ishimwe, Imana itugirire neza. Aje gutabara abantu. Hari abantu bamunambyeho ngo Rusi yanambanye na Nawome amugiriraho umugisha. Hari abantu banambye ku Uwiteka, ntabwo azabirengagiza, kuko ijambo rirambwira ngo ntabwo azirengagiza ngo intore ngo zitakira Uwiteka amanywa na nijoro, ngo ntabwo azazirengagiza. Nawe rero ntabwo azakwirengagiza. Niba warasenze uri mukuri, ugasenga ukiranuka, ugasenga ubana n'Imana neza, ugasenga utayiryata, ugasenga utayiriganya, izakugirira neza, izagutabara. Abantu bakererejwe n'amasezerano, bakererejwe n'ibyo Imana yababwiye, ariko ndakubwiza ukuri, nudakiranuka, nutihana ngo ugendane n'Imana, ntabwo bizasohora. Ariko nusenga ukiranutse, ukiringira Uwiteka, ukiringira Imana, ibyo yavuze no kubikora izagira ite? Izabikora. Ibyo yakubwiye izabikora, kuko irinda ijambo ryayo ikazarisohoza. Imana itugirire neza. Murasabwa gukiranuka, murasabwa kwezwa, murasabwa kwera imbuto. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Niba yarakubwiye ko izakugirira neza, ikagusanga mu mwanya wo gusenga neza, ikagusanga mu mwanya wo gukizwa, ikagusanga mu mwanya wo gukiranuka, izakugirira neza. Niba yarakubwiye ko izaguha imodoka ugakomeza ugakizwa, ukayirindisha gukizwa, izabisohoza. Niba yarakubwiye ko izaguha inzu, nusenga neza, ugasenga ukijijwe, nta matiku, nta zangano, nta byaha ukora, iryo sezerano Imana izarisohoza. Niba yarakubwiye wa mukobwa we ko izagukorera ubukwe, ugasenga ukijijwe, ugasengana umwete, ukaba warejejwe rwose, Imana nta rubanza ikubaraho, nta byaha ikubonaho, ubu bukwe Imana izabukora. Imana itugirire neza. Niba
yakubwiye ko izagutabara uko byagenda kose, ugasenga ukijijwe, iyi Mana izagutabara. ubundi Imana icyo yanga ni icyaha, ariko iyo uciye bugufiya ukayisaba imbabazi, iyo uciye bugufi ukayereka intege nke zawe, Imana ikugirira neza kandi irakicaye ku ntebe y'imbabazi, yiteguye kukubabarira. rero icyo yavuganye nawe no kugikora izagikora. yarakubwiye n'ukuri kuzakubakira urugo rugakomera, izabikora, kuko iyi Mana ntabwo ijya ibeshya, kandi ikindi ntabwo Imana ijya yitiranya amazina. iyi Mana ibyo yavuze no kubikora igize ite, irabikora. Imana itugirire neza. wowe kiranuka, wikererezwa n'amasezerano, wikerezwa ko yakubwiye ko izakugirira neza, ukaba ukiri mu buzima bukakaye. Imana izaza kureba, irebe ko aho yagusize muvugana nayo, icyo gihe mwavuganye ikwishimiye, muvugana ikwirata, izaza kureba ko aho mwavuganiye nayo ariho ugihagaze mu mwanya. Imana itugirire neza. nisanga ugihagaze mu mwanya wo gukiranuka, ugihagaze mu mwanya wo kwezwa, izabikora, izabigenza neza, izagutabara. ariko nutandukira ukayitera umugongo, nayo izagutera umugongo. nutandukira izagutera umugongo kuko watandukiriye. Imana ishimwe, Imana itugirire neza. ndagira ngo nkubwire ngo rero nugarukira Imana, yiteguye kukugirira neza. nukizwe, yiteguye kukurengera. nukizwe, izagutabara. nukizwe, izakurengera. Imana nishimwe. Imana irashaka ko twezwa, Imana irashaka ko dukiranuka. nukiranuka rero ibyo yavuze no kubikora izabikora, kuko si umwana w'umuntu ngo ibeshye. ibyo yavuze izabikora. yakubwiye ko izakurengera, izakurengera. yavuze ko izakuburanira, izakuburanira. Imana nishimwe, Imana nihabwa icyubahiro. yitwa ntihemuka. iyo niyo Mana, yitwa Imana itabeshya. umuntu yagusezeranya kubera ko ari umuntu akakubeshya, ariko Imana yacu rata ntabwo ijya ibeshya. iyi Mana iyo ibivuze irabikora. iyi Mana iyo ibivuze ibishyira mu buryo, kuko yitwa Imana ishobora byose. nimuhumure rero, iyi Mana yiteguye kugirira abantu neza. iyi Mana yiteguye gutabara abantu. iyi Mana yiteguye kubagwanirira. iyi Mana yiteguye kubaremera ishimwe. Imana nishimwe, Imana itugirire neza. nimube maso rero, nimusenge, musenge ubudasiba, kandi musengane agakiza. pana gusengana ibyaha, musengane agakiza, musengane gukiranuka. Imana nishimwe, Imana itugirire neza. nimuhumure, iyi Mana izakora, kandi izakora iby'imbaraga, kandi izakora ibintu bikomeye. Imana itugirire neza. Imana yacu nishimwe. azaza, naza ntabwo azaceceka, kandi naza bizamenyekana. azaza ni ukuri, aho utuye azaza hagere. Imana itugirire neza. bamaso, nanjye mbe maso. cunga neza izamu ryawe. reka gucunga izamu rya mugenzi wawe, ntabwo rikureba, ahubwo cunga izamu ryawe. hagarara neza, hagarara mu mwanya umwe, wirebera Imana izakugirira neza. hagarara mu mwanya umwe, usengere mu kuri no mu mwuka. Imana y'amahoro izakugirira neza. ahari waba uvuga ngo ufite ikibazo cyarananiranye, koko ntabwo cyananiranye, kiranuka neza. ubwo burwayi bwananiranye, ubwo burwayi bwananiye abaganga, iyi Mana irabishoboye. hagarara mu mwanya wo gusenga, kandi uhagarare mu mwanya wo kwizera. ije kugukiza. Imana nishimwe, nta ndwara n'imwe inanira Imana. iyi Mana igikiza kanseri, kanseri zigakira. iyi Mana igikiza diyabete, diyabete zigakira. iyi Mana igikiza sida, nazo zigakira. mu izina rya Yesu, nta ndwara n'imwe Imana idashoboye. icyo kibazo cyawe ntabwo cyananiye Imana. iyo karandi kugendaho ntabwo yananiye Imana, ahubwo kizwa ukiranuke, ibindi uyibiharire. yiteguye kukugirira neza. ntabwo ubwo buzima bubi ntabwo uzabupfiramo, ubwo buzima budasobanutse ntabwo uzabupfiramo. Imana irashaka yuko ukizwa, yarangiza ikakugirira neza. Imana yacu nishimwe, kandi habwa icyubahiro. Imana y'amahoro izaza, ntabwo izaceceka, kandi ni ukuri izabigenza neza. ayo marira yawe izaza ishyireho iherezo. ubwo buzima uhagazemo Imana izaza ibushireho iherezo. icyo ishaka ni umutima wawe wonyine, nukizwe byonyine, ibindi Imana izabigukorera. Imana itugirire neza, Imana iturengere. rero Imana y'amahoro irashaka imitima yanyu, irashaka ngo muyiharire imitima yanyu, kandi irashaka ngo mwemerere
Imana ibayobore, mwere kwiyobora, ibayobore. Imana itugirire neza, nimwemere ikabayobora izabagirira neza. Imana yacu nishimwe. Ijambo ry'Imana ryarambwiye muri Luka igice cya 80 umurongo waho, Imana data wa twese, hari ijambo rivuga ngo nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, ngo aguma mu butayu, ngo ategereza igihe yerekeweho Abisiraheli. Imana igufashe, Imana iguha imbaraga, Imana igukomereza amaboko. Ubutayu uhagazemo ntabwo mbuzi. Imana y'amahoro iguha imbaraga kandi ubwihanganiremo. Ari ubutayu bw'ubukene, ari ubutayu bw'ubushomeri, ari ubutayu bwo kutagira akazi, ari ubutayu uko bwagenda kose, uko ari ubutayu uko bumeze, iyi Mana y'amahoro izabugukuramo, izakurengera. Wowe urasabwa kwera kugira imbaraga mu izina rya Yesu. Imana igushoboze kandi Imana iguha imbaraga, Imana ikuneshereze mu izina rya Yesu. Guma mu butayu rero, wihangane. Ubutayu uhagazemo ihangane, Imana izakugirira neza, Imana izakurengera. Ariko ntimujye kure y'ijambo rivuga ngo Imana irashaka ko mukiranuka, Imana irashaka imitima yanyu, irashaka ko yezwa, irashaka mbese ko ukura urwangano ruri mu mutima wawe, ndetse Imana irashaka ko umutima wawe ukiranuka ugakizwa mu izina rya Yesu, ikakugirira neza. Mbese wavuga ngo ntabwo Imana ngo yakugiriye neza, ubundi yaca he? Ugifite amatiku, ugifite inzangano, ugifite ubugome bwo mu mutima, iyi Mana yakugirira neza inyuze he? Kura ibyo bintu biri mu mutima wawe, numara kubikuramo iyi Mana nayo izikugirire neza. Kura aya matiku mu mutima wawe, Imana izikugirire neza. Kura gusabanya mu mutima wawe, Imana izikugirire neza. Kura ibintu bidahesha Imana icyubahiro biri mu mutima wawe, Imana y'amahoro izikugirire neza. Nta kinanira Imana mu gihe cyashyizweho, mu gihe cyashyizweho iyi Mana igikora, ikora iby'imbaraga, igakora imirimo n'ibitangaza. Rero kura amatiku n'inzangano mu mutima wawe, Imana izikugirire neza. Kubera ko gusengana aya matiku ugasengana izi nzangano ntaho bizakugeza, uzahora wizengurukaho, uzahora uri mu buzima bushaririye. Ariko Imana irashaka ko ibyo bintu ubisezerera, ukabikura mu mutima wawe, umutima wawe ugacya, umutima wawe ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ikakugirira neza, ikagutabara, ikakugwanirira. Imana yacu nishimwe. Imana y'amahoro itugirire neza kandi Imana itwiteho. Muri iyi minsi biratangaje, abantu ntibakigira ubwoba bw'ibyaha. Abantu basigaye bakora ibyaha, babaye nk'ingurube, baracoshomera, akumva nta mutima umucira urubanza, mbese akumva nta mahoro muri we, akumva nta mwuka w'Imana ukiri muri we ngo umucire urubanza, umwemeze ibyaha. Reka abantu mbese babaye ibyigenge, nta mwuka w'Imana ukibari. Ariko icyo nabasaba, nababwira ngo nibagarukira aho ngaho. Yewe wari warasubiye inyuma, nugarukira aho ngaho. Iyi Mana iracyateza amaboko, iracyakeneye umuntu ibabarira. Garukira aho ngaho, wikora ibyaha ngo ubuntu busa. Oya, garukira aho ngaho, iyi Mana izakugirira neza, iyi Mana izagutabara. Kubera ko igihe umaze mu byaha, igihe umaze mu businzi, igihe umaze mu busambanyi, nta mahoro wigeze ubona, urarurira, nta buzima ufite. Ariko ndakubwira ngo garukira aho ngaho. Yesu niwe utanga amahoro, Yesu niwe utanga ibitotsi. Wewe wabuze ibitotsi ukaryama ntabwo usinzira kubw'ibibazo byakurembeje, kubw'ibibazo byakwishe, wabuze aho ugana, wabuze aho uhungira, wabuze aho watorokera hehe? Torokera ku Mana. Ngwino Imana ikugirire neza, ngwino Imana ikurengere, ngwino Imana igutabare, ngwino Imana ikugwanirire, ngwino wegera Imana, isunga amaboko yayo, izikurengere, izikugirire neza. Kuko ntaho wabona wayihungira. Mbese wahungira hehe? Garukira aho ngaho, wegera Imana. Niwegera Imana nayo izakwegera. Garukira aho ngaho, ibyo byose ubireke, kuko igihe ubibereyemo, igihe ubereye mu byaha, nta mahoro wabonye. Kandi ijambo ryarambye ngo nta mahoro y'abanyabyaha, ni ku Uwiteka avuze. Nta mahoro y'abanyabyaha, nta mahoro y'abasinzi, nta mahoro y'abasambanyi, nta mahoro y'ababeshyi, nta mahoro y'abanyabyaha, ni ku Uwiteka avuze. Kwa Yesu niwe
wowe ufite iki? Niho hari amahoro. Kwa Yesu niho hari ubuhungiro. Kwa Yesu niho hari umunezero. Kwa Yesu niho hari ibyishimo. Kwa Yesu niho hari guseka. Kwa Yesu niho, mbese niho hari byose. Imana itugirire neza. Muririmbyi yararirimbye aravuga ngo nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si. Aravuga ngo kwa Data niho hari amahoro asendereye. Imana ishimwe. Ndagira ngo mbatangarize ko nta mahoro ari mu isi muzabona yuzuye. Oya, kwa Data niho hari amahoro asendereye. Imana itugirire neza. Rero va mu byaha, va mu ngeso zawe z'ibyubamo, ugane Yesu. Nawe aracyateze amaboko kandi aracyicaye ku ntebe y'imbabazi ategereje kugira ngo akugirire neza. Inyamara ngwino Yesu agutabare. Inyamara ngwino Yesu aguha ubuzima. Wabuze ubuzima, ngwino Yesu aguha ubuzima. Wabuze icyerekezo, ngwino Yesu aguha icyerekezo. Wabuze amahoro, ngwino Yesu aguha amahoro. Imana irashaka kugira ngo iguha amahoro. Imana irashaka kugira ngo ikugirire neza. Imana irashaka ngo igutabare. Imana irashaka ngo ikugwanirire ibyananiranye. Irabishoboye. Ngwino kwa Yesu. Imana ishimwe. Ngwino kwa Yesu, ngwino ikugirire neza, ngwino akurengere, ngwino agutabare. Kubera yuko igihe umariye mu by'isi nta mahoro wabonye. Oya, ntayo. Ariko kwa Yesu hari amahoro. Kwa Yesu hari ubuzima. Kwa Yesu hari ibyiringiro. Kwa Yesu hari ubutabazi. Kwa Yesu hari byose. Kwa Yesu hari ibyo, mbese kwa Yesu nta kibuzeyo. Hari ibintu byose. Ngwino kwa Yesu. Inyamara yewe garukira aho ngaho. Wa musore waratandukiriye, garukira aho ngaho. Yesu yarakubonye. Wa mukobwa waratandukiriye, garukira aho ngaho. Yesu yarakubonye. Uyu mubyeyi yaratandukiriye, wagiye mu ntege nkeya, wayiteye umugongo, ariko garukira aho ngaho. Ongera uhindukire, nawe yemeye kuguhindukirira. Ongera umugarukire, nawe yemeye kukugarukira. Imana itugirire neza. Mureke duhindukire kandi duhindukirire Yesu, kuko tubonye neza ko mu byaha nta mahoro ariyo, mu by'isi nta mahoro ariyo, n'ubundi nta cyiza wahabonye. Ni umubabaro, ni amarira, ni agahinda. Garukira aho ngaho rero. Kwa Yesu niho hari amahoro. Kwa Yesu niho hari ubutabazi. Kwa Yesu niho hari byose. Kwa Yesu hari, mbese hari ibintu byose, kuko nta kihabuze. Garukira aho ngaho rero. Wamuteye umugongo, niwongera uhindukire, umuhindukirire akugirire neza. Umuhindukirire agutabare. Umuhindukirire akurinde, akubundikire. Umuhindukirire mu bagiye kubundikira, mu bagiye gushyiraho ihema rye, nawe agushyiraho ihema. Imana nishimwe. Mu bagiye kugirira icyizere, nawe akugirire icyizere. Imana itugirire neza. Mu bagiye gutabara, nawe agutabare, kuko haracyariho ibyiringiro. Ku igiti iyo gitemwe cyongera kigashibuka. Imana ishimwe. Ibyiringiro biracyahari. Nakubwira ngo rero haracyariho ibyiringiro. Ku igiti cyatemwa kikongera kigashibuka, haracyariho ibyiringiro ko Yesu yakugirira neza, kongera ukagira ubuzima. Haracyariho ibyiringiro ko Yesu yagukiza. Haracyariho ibyiringiro ko Yesu yaguha andi mahirwe. Haracyariho ibyiringiro ko Yesu yakugarukaho. Haracyariho ibyiringiro ko Yesu yagutabara. Haracyariho ibyiringiro ko wakora bikemera. Haracyariho ibyiringiro. Haracyariho ibyiringiro. Yewe garukira aho ngaho. Ibyiringiro biracyahari ko Yesu yakugirira neza. Ibyiringiro biracyahari ko Yesu ni ukuri yaguha amahoro, ukaryama ugasinzira. Haracyariho ibyiringiro. Ni ukuri ibyiringiro biracyahari. Kugora ubyaro wabuze, Yesu yaguha abana, nawe ukabyara ugaheka nk'abandi. Haracyariho ibyiringiro. Ubwo bukwe buhora bupfa, ko Yesu yakugarukaho akabukora mu izina rya Yesu. Haracyariho ibyiringiro. Aya marira ko yayaguhanagura. Ahari amarira akahashyira guseka, ahari umubabaro akahashyira umunezero. Ibyiringiro biracyahari kwa Yesu. Ibyiringiro biracyahari. Ntabwo yakuretse nk'uko ubitekereza, nta nubwo yagutaye. Iyo akureka ntubukiriho, aracyagutegeye amaboko. Rero nugaruke, kubera ko ibyiringiro
biracyahari, nta kijya kimunanira mu gihe cyashyizweho, nta kijya kimunanira. Isaha y'Imana iyo igeze, Imana irakora. Rero haracyariho ibyiringiro. Nugaruke akugirire neza, nugaruke agutabare, nugaruke akurengere, nugaruke yongera agira icyo arema, kuko ijambo ryarambwiye ngo niwe ugira icyo arema, yamara kukirema akagikomeza. Imana ishimwe, yamara kukirema akagikomeza. Imana yacu nishimwe, niwe ugira icyo arema. Rero hari icyo yakuremera, yagira icyo arema. Iyo nyatsi yakuzengereje akayegezayo, yagira icyo arema n'ukuri akakurengera, yagira icyo arema akagutabara. Imana yacu nishimwe kandi n'ukuri. Nimuhumure, Yesu azaza gukora, azakora iby'imbaraga. Yesu azaza gukora kandi azakora ibintu bikomeye cyane. Imana yacu nishimwe, Imana itugirire neza. Nakubwira ngo rero hindukira ugarukire Uwiteka, hindukira ugarukire Imana. Wari waramuteye umugongo, ariko niwumvira ijambo uhindukire rwose ugarukire Imana, nayo yiteguye kukugarukira. Imana yacu nishimwe. Hindukira uve mu byo urimo bidahesheje Imana icyubahiro, utunganye ibyari bisigaye bitatunganyije, ugaruka imbere y'Imana, irakugirira neza. Iyi Mana nta munyangiro igira, iyi Mana ntigira yibuka. Iyi Mana yiteguye kukugirira neza, yiteguye kugutabara. Tugiye gusenga Imana, ariko nakubwira ngo hindukira. Ubwo tugiye gusenga Imana rero uhindukirira Imana. Dore iracyateze amaboko, iracyicaye ku ntebe y'imbabazi, yiteguye kukugirira neza, yiteguye kumva gusenga kwawe. Aho uri upfukame uyihamagare, yiteguye kukumva. Imana itugirire neza kandi n'ukuri, nikumvira kugirira neza, nikumvira gutabara, nikumva irakugwanirira. Aleluya. Imana yacu nishimwe. Nugaruke rero maze uyihindukirire, dusengane Imana. Icyo kibazo cyananiranye, Imana iragikoraho. Ubwo bugwayi bwananiranye, Imana irabukoraho. Ibyo bitaruryamyemo, Imana irabikoramo, irazi gukureyo. Imana itugirire neza. Imana igitanga ubuzima bikemera, Imana igitanga ubuzima bugakunda. Iyi Mana rero nuyihindukirire, izi guha ubuzima. Nugaruke uyibwize ukuri, uyibwire Uwiteka, nukuri nagize intege nke, ndeba inyuma, ariko ndagarutse, ariko ngarutse imbere yawe. Wongere uyihendahende, wongere uyinginge, wongere uyitakambire, wongere uyisabe, yongere kugarukaho, yongere kurengere. Imana yacu nishimwe, Imana ihimbazwe. Haleluya. Imana yacu igira neza. Rero garuka Imana ikugirire neza, garuka Imana ikurengere. Reka dusenge Imana. Iyi Mana irakiza, iyi Mana ikora imirimo n'ibitangaza, iyi Mana igitanga ubuzima, iyi Mana igitanga icyerekezo, iyi Mana irabishoboye, iyi Mana ishobora byose. Izina ryayo nirihimbazwe. Rero wowe wemera guca bugufi, humura, Imana irakugirira neza kandi irakugarukaho igufitiye imbabazi nyinshi, irakugarukaho igufitiye impuhwe, irakugarukaho igufitiye amahirwe. Imana yacu nishimwe. Tugiye gusenga Imana rero. Imana Data wa twese mwiza, Imana ikomeye, Eruhimu Adonai Shama. Turagushimiye nyakubahwa nyagora ku ngoma. Turagushimiye kuri Imana y'amahoro, turagushimiye kuri Imana y'ibyiringiro, turagushimiye kuri Adonai, turagushimiye kuri Imana y'inyembabazi. Izina ryawe nirihimbazwe. Nyemerera nyakubahwa nyagora ku ngoma Imana, hari umuntu uri bwumva iki kiganiro agaca bugufiya akakugarukira. Mwami Imana yacu, hari abagize intege nkeya bagasubira inyuma, ariko nibamara kumva iki kiganiro bagaca bugufiya, mu izina rya Yesu, imbabazi z'Imana nizibabeho, imbabazi z'Imana nizibagarukeho. Nubagwanirire Kristo kandi nyiringabo barengere. Nyemerera abafite ibibazo bitandukanye, Mana ndabasengeye, mpamagaye Imana, mpamagaye ibendera ryo gutsinda. Reka ubabere ingabo, babere Imana, reka ubagwanirire abafite ibibazo byananiranye, mu izina rya Yesu. Uri Imana ibishoboye, uri Imana yabatabara, uri Imana yabarengera. Nyemerera Uwiteka ubabere ku
urugamba kandi ni ukuri ibyiringiro biracyahari. Wongere Kristo, wongere ubarengere, wongere ubatabare, wongere ubagwanirire. Turasenze ngo indwara nizikire mu izina rya Yesu. Indwara za kanseri zikire mu izina rya Yesu, za diabete zikire, indwara z'imitima zikire. Mana data wa twese, buri muntu wese utameze neza, ufite ubugwayi umukize, kandi nyiribihe Imana itanga amahoro. Muntu udafite amahoro numuha amahoro mu izina rya Yesu. Urengera ubwoko bwawe maze ubatabare. Urakoze Mwami mwiza rero, ngaho bagirire neza. Nibakugarukira nawe ubagarukire, kandi ubagarukanire impuhwe n'imbabazi nyinshi cyane. Kuboko kwiza kuganze, cyubahiro n'amashimwe n'ibibi byawe. Ngaho komeza kuganza no gutegeka mu bantu wawe. Urakoze urakarama ni mu izina rya Yesu, amen. 078 08 11 425 078 08 11 425. Iyo niyo nomero nkoresha no kuri WhatsApp. Imana ibahe umugisha. nawe Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.